byose akaba yarabimubwiye akaba yamubwiye ukuntu akaba yaramubwiye ati njyewe rero njyewe sinjya nkora akazi urumva njye mba afite icyanzanye undi ati se wazanywe n'iki aturabona ntari mwiza urabona nta kibuno mfite urumva target yaba ari ukuvuga ati ndagenda ntwara iki umugabo w'abandi ntwara umugabo uzi imiti baba bafite uzi imiti baba bafite wowe imiti se nyamiti yego ko mana yanjye uzi imiti baba bafite mana yanjye nje none kagashakoshi kanjye yari yagatwaye none arakagaruye mbwira boy bari bafite umwana bita boy genda ukanzanire akanzaniye rero sanga mutuntu tumeze nka yina inura zizi zimwe ihina basiga kunza zimwe bateraga ari amafu yego n'uduti tugegennye neza n'utuntu tumeze nk'uduti nanone tugegennye noneho ndasohoka hari undi mukozi hanze umwe bamwitaga Francine n'undi bamwita niba ari Rufonsina mpita mbimwereka ndamwira tugiye gusiga ina araturika araseka arambwira ati disura umwana atuzi ibyo bintu atuzi ko ibyo bintu ari byahereza umugabo n'abana ndamubwira ahereza umugabo n'abana ariko nkubise hagatima nibuka yuko nikaze mu kiganiro inkuru yanjye uyu munsi nongeye kwishimira kuba ndi kumwe na Jennifer Uwamahoro icyamamare ariko mujya kuri channel ye mukareba indirimbo ejo bundi yasohoye video nziza cyane y'indirimbo ari gukora muri no minsi n'indirimbo ya fresh kabisa ku bantu rero mutarajya kuri channel ya Jennifer Uwamahoro ndashaka ko musimbukirayo murebe indirimbo zigezweho za Jennifer Uwamahoro nk'uyu munsi navuga nti afite indirimbo shyashya sibyo ni indirimbo yise Masenge ya Jennifer naribonye siko najyanye muri studio bagashaka kuyisenya ntabwo irimo ingoma warayumvise nta ngoma zirimo n'injye uririmba n'ijwi ryanjye gusa ariko nibyo byo nabyo tuba tubikeneye bashatse kuyisenya ngo yabananiye mpita mbabwira ngo reka nyiririmbe ko yeka yitwa Masenge niyo ndirimbo iriho kuri channel ya Jennifer Uwamahoro nyine wandikemo Jennifer Uwamahoro sibyo ko Masenge mwabyanditse nko mu kigande Masenge mwanditse na Jana ya sinzi gusoma Jennifer Uwamahoro rero niyo turi kumwe muri kino kiganiro ariko mbere yuko tuganira byinshi cyane ku muziki we ku buzima ndetse no kubyo aho yarahugiyemo muri no minsi reka maze mabwire kuri ira apartment ni apartment nziza nko ku muntu navuga ngo uri hanze y'u Rwanda cyane cyane aba diaspora bifuza kuza kuruhukira hano mu Rwanda mujye muri iyo apartment iri ku Irebero hafi ya Canal Olympia ndetse na Sawa City ni apartment aho baguha breakfast mu gitondo hamagara 0788 cyangwa ku bantu bakoresha GPS cyangwa Google Map mwandike nyine Rebero kaka umuhanda wa kaka 732 ku nzu ya 20 niyo apartment vraiment naho ngaho nahantu heza cyane hiyubashye habasirimo nukuri ndi kumwe na Jennifer Uwamahoro ni cyamamarikazi turi kumwe byumwe ko muri kino kiganiro Jenny ngo ekaze mu kiganiro inkuru yanjye bikura ibyo byamamare nese nuri cyamamare hari umuntu utazi Jennifer ni benshi batanzi ko ntarabona umuntu ntangira ngo aranze yes maze hari umuntu mwahuye ntabwo umuzi warakoze ni umuvandimwe wanjye ngo nabonye wa mugore w'icyamamare oya nta muntu arambwira oya ngo yakubonye ahantu bita Kinyinya ugumva Kinyinya nta kintu ahantu muziranye naho nta kintu muhuriyeho oya nta muntu w'ikinyinya urambwira ko jya murana n'abantu akamwita nabonye Jennifer ko najya nkunda kugenda se kuri ntabwo nkunda kugenda buriya wibera mu rugo cyane ntabwo nkunda kugenda cyane ibaze nese akugwa kwafi akana k'abasitari nyine cyakoze nibagiye gushyiramo ibintu bitukura hejuru oya babarira nuko oya ahubwo uzongereye kubitemo bya bindi biryamye ibisuko biki egagera bira bintu bitwara amafaranga menshi amafaranga se wabuze amafaranga uri umusitari ariko waba ufite barabana ukayagira ayo ni ukuri erega umuntu arabivuga umuntu ashaka kuvuga ikintu gutya sibyo ukumva ni ikintu nyine kidashoboka ndimo ndabeshya urumva nose tubari amavuta y'abagore agura ngahe
ushobora kuba wenda agura nk'ibihumbi 20 cyangwa 15, Yego. ariko akamara amezi 7 ku buryo nshobora no kuburara kandi nkisiga nkaki. ukisiga. Jesus. Rero ahanini hari igihe nk'ubu nkubwiye ngo nabuze kwisukisha wambwira ngo ndabeshye. Biri serious? Biri seriye nyine rwose nayakura. Yego urisukisha icyumweru kimwe ibisuko bikaba byashaje. Nese kubona y'indirimbo. Ayindirimbo nyine n'abantu babagira neza wese ntujya untwerera. Abandi bose nk'uko kose. Wese ubona ari amashusho y'indirimbo afatika. Cyangwa wumva indirimbo nkora. Ntabwo arajya ku rwego rwo hejuru. Ariko ni indirimbo rega burya no muri audio nabwo ntizirajya ku rwego rwo hejuru nyine umuntu abagikoresha hamake. Yego. Agikoresha ahantu hamake. No kuri pe. None se njye nabonaga ibintu by'ibisuko bikubera niya misatsi washyizemo produit ukabona birakubera byatari. Oya ntabwo nabishyiraho nta mafaranga bitwara amafaranga menshi babisaba umuntu ufite amafaranga. Rero iyo aho kugira ngo rero ubishyireho se nabi wabikuraho ukogosha. Kandi uko nukuri. Abadamu benshi bogosha baba bakenye rero. Kimwe nanone nuko ushaka kureba ukabona umuntu ashyizeho igisuko kimaze amezi 3. Undi ashyizeho igisuko kimaze amezi angahe byarashaje. Nose aho kugira ngo use nabi mu buryo bumwe kandi uzi ko wakogosha ugatera kanta bigasa neza ntiwabikuraho. Nanone. Nose aho kugira ngo ariko yego kuzi gukena uri umuzungu. Ni ibibazo. Bishatse kuvuga iki? Gukena uri umuzungu ko ukunze igisuko kandi ntushoboye kucyitaho kigahita gisa nabi nyine buri wese agahita abona ko nyine umuntu arakura akabona ko ufite imisatsi ari nayo igaragaza ko umugore afite amafaranga ariko ntubishoboye. Uhitamo rero. Si icyemezo cyawe gikomeye nko ku muntu w'umudamu kogosha ya misatsi myiza igisuko kakihorera. Oya ariko ni ibisanzwe ibyo ngibyo kogosha. We nuko yigize umusirikare tu. Kogosha se hari icyo bitwaye. Erega nta nubwo reka. Kwisukisha umuntu afite amafaranga yakwisukisha. Ariko kuvuga ngo mbishyizeho uyu munsi ngo kubera yuko ngo nayabonye ejo ndayabuze birasa nabi nabyogosha. Uhita ufata icyemezo cya burundu utirika. Nubona rwose nongeye gusukuza amenye ko nabaye umukire. Ufite amafaranga. Ku buryo ntazongera kuwukuraho. Jesus. Nimbe kubwiye wajya wonda. Kandi Jennifer za nshuti zacu tujye tubona ku nkuru yanjye zageze ku nterera nk'inkunga bagiye bateramo ase ko njya numva abandi ngo barabafasha. Wese ntabwo gufasha. Ahubwo ngiye ndabona mutegereje ko nzogosha nkamara haza mbabwira ko mwegereza nibwo muzaya. Shaje murumva abandi babafasha pe. Shana bagerageza no kurinda bashimira cyane. Sha ariko mukomeze no kuri pe bagiye mumufashe rwose mumutera inkunga umuntu ufite akantu. Jennifer ni mukamureba ngo no mukire ngo niki. Oya Jennifer badukeneye. Ega buri abakene nabo baratandukanye. Hari umukene urarafuza umwenda w'akawani. Usura umukene wibare mu cyiciro utatubeshye. Kuri nicyo bakene. Serious. Nukuri. Sorry. Nicyo abakene nukuri nose njyewe nkubeshye. Kukize wumva ari icyo bakire. Nyine ndakize kuko mfite amaguru n'amaboko. Urumva n'uwampa ibyo nkora nakora. Ariko ntago nkize mu buryo bw'amafaranga. Erega buriya reka nkubwire gera. Buriya ntureba buri umuntu ashaka kubwira akantu kavuga ngo aka kantu karoroheje. Wenda reka nguye nk'urugero rwa hafi. Buriya umuntu ashaka kubwira ati cyangwa ukumva nka president cyangwa minister avuga ati mubyara abana bakeya. Noneho bya bintu twe tukabifata nka hari ibintu biraho bisanzwe. Ariko iyo ugiye kubyinjiramo kubikorera ubusesenguzi usanga bya bintu ari ikibazo gikomeye cyane. Kubera yuko ubu muzungu niyo yakwirukanka n'indege niyo yakwirukanka n'amaguru kwirukanka n'indege we ntiwamufata. Kubera iki wowe uvuze iki uzi Afurika ikintu gituma bura dukena ni ukuvuga ngo muri Afurika duhora dusubiramo ibitarangira handi umuntu uzajya kumva ngo ibibazo ntibijya bishira. Kubera iki umuntu yabyaye abana 10. Hanyuma babana 10 hazavamo nk'abana 2 nibagira ubushobozi bahite basubira bagiye gukora inshingano se na nyina bagakoze. Bagombaga ko barakoze. Bahite bajya kwishyurira abana babo amashuri bahite bajya kubakira iwabo. Urumva aho kugira ngo agiye gukora atera imbere yiteze imbere ateze imbere n'igihugu agiye kurangiza inshingano se na nyina bakabaye bararangije. Urumva noneho wowe numara gusaza kuko wafashije bene nyuko
na mwene nyoko uri hasi uzajya kumva wumva arakubwiye ngo ndi kurera abana ba mukuru wanjye, yego, kubera ko nawe mukuru we yarafashije. nawe yafashije iwabo. Ni ukuvuga ngo rero muri Afurika ibibazo byacu bihora bisubiramo. Cyakoze urumva n'umuntu ubona ukabona nk'ubu ugiye aha hantu hose muri Kigali hose abantu bose bafite amafaranga n'abafite ama etaje, yakubwira ati njyewe narabanje mfasha barumuna banjye bariga, ibyo ni ibyasenanye nabagakoze, ariko yasubiye inyuma ajya kubikora. yego, ni ukuvuga ngo muri Afurika rero nicyo kintu gituma Afurika idashobora gutera imbere. Kubera yuko duhora dusubira muri bya bindi byakabaye byararangiye, tukongera tugakora iki. Ariko umuzungu abyara abana babiri, nibakura bakabona akazi bariteza imbere, bateza imbere n'igihugu, ntabwo bari bujye muri famiye kuko famiye ntazo. yego. urumva babyaye abo bashoboye ababyaye abo bashoboye kurera. Nibyo rero nkubwira ngo umuntu ashaka kubwira akantu, buriya buri jambo ryose umuntu ashobora kukubwira uri koreye ubusesenguzi, wasanga hari ahantu ritera igisebe igihugu, cyangwa igihugu kikaba gifite inkovu kubera bya bintu, ariko wowe ukabyita nk'ibyoroheje. ubu ugiye hano mu mujyi wa Kigali abantu bose bafite akazi, wasanga bafite ibibazo by'inshingano z'iwabo bakabaye bararangije. Cyakoze uziko ibyo bintu ujya uvuga ngo ntabwo wize ibyo nk'ibyo bintu. Hari umwarimu wigeze kutwigisha, twigaga amateka, ndamwibukaga yitwaga Nce, ahantu nize muri Kristo wa i Nyanza. Ku bahize ndabasuhuje, abahize mu gihe cyanjye cyangwa nyuma yanjye cyangwa mbere yanjye ndabasuhuje niba muri kureba kino kiganiro. Uwo Nce yajyaga atubwira ngo pauvre Afrique, urumva Afrika nyine ayibabariye, ati nk'abanyafurika ubu ngubu mwebwe muri kwiga uzasanga mwebwe ntabwo muzakira kubera ko mufite imiryango myinshi, mufite abantu benshi bagomba kubareba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo kiganiro twigiye kugikoramo deba, ubwo ndabyita ngo guharira, tukiganiraho utagisesengura iki Afurika, ibintu nk'ibyo ngibyo. None nawe nibyo ugaruye, iyo ni Afurika nyine, masikini ni buriya niyo. ariko ku ruhande Jenny mba numva ari byiza iyo ufite abavandimwe benshi, nabwo ni ikindi cyiza iyo wagize imana ukaba bafite. Niko nyine Afurika yubakitse, nibwo buryo yubakitsemo. Niyo mpamvu rero buriya hari igihe umuntu ashobora kukureba akavuga ati wowe ushaka uranga nk'umwana w'uruhinja. Buriya umuntu udafite ubwenge, wenda n'urugero nguhaye, buriya umuntu udafite ubwenge ashobora kurama kurenza ufite ubwenge, kuko udafite ubwenge aba ameze nk'uruhinja bajyanye kwa muganga, ntacyo bimubwiye, ntatekereza. Ariko umwana iyo amaze kumenya ubwenge akahinguka kwa muganga akumva n'abandi barariza, ahita amenya ko ari uri bukurikireho. Ariko udafite ubwenge aba ameze nka rwa ruhinja rutazi aho rugiye. Ni nayo mpamvu ashobora kurama kurenza wa muntu ufite ubwenge, kubera ko nta mutwaro yikoreye. Mu gihe ufite ubwenge yikorera byose, wikora byose. Akantu kose urakagasesengura, umuntu yakubwira ijambo ukaritekerezaho kabiri, umwanya wawe undi ushaka kumubwira ijambo akaryama agasinzira, wanamutuka ntamenye ko wamututse. Ariko uri kumva, nubwo twe dufite imiryango myinshi, urumva, nubwo dufite imiryango myinshi, ariko uri kumva ntabwo bidutera umuruho, kandi ugasanga ni umuruho. Ndose abazungu ubu ntibabaho neza, babyara abana babiri cyangwa umwe, cyangwa mwagiye mubyara dukeya nk'utwanjye dukeye, bari mu buzima bwiza. Ariko none se bureka nkubaze, uzi ko buri ushobora kujya gukora ukavunika, ugakora ukavunikira famiye, noneho ibyo tuvuga ngo wenda bakazibuka ineza wabagiriye nabo bagafasha abana bawe. None se ko hari igihe ubikora ugasanga waruhiye n'ubusa, ntibanakwibuke ugasanga waruhiye n'ubusa. Noneho ni ukuvuga ngo Abanyafurika bafite icyo kintu noneho wareba wenda n'abantu bari hanze b'abadiaspora, kubera ko bavutse muri Afurika kandi bazi uburyo bwo kumva yuko nugira icyo ugeraho uzafasha umuryango wawe. Ni nayo mpamvu nabo baba bari kudufasha, kuko ni ikintu kiri mu maraso yabo, ni kamere yacu. Ni kamere yacu. Ni ukuvuga ngo buri Umunyafurika ugiye kumureba wasanga agira ubuntu kurenza umuzungu, kuko umuzungu warabizi ko ugomba kwiha, ariko Umunyafurika arabizi ko agomba guhabwa n'undi. Umuzungu avuga ntabwo uri mu nshingano zanjye, kabone nubwo tuvuka. Umwirabura yagira ubuntu kurenza Umunyafurika, kuko Umunyafurika arabizi ko agomba gufasha undi, arabizi ko bavutse ari benshi, arabizi ko turi abanyabibazo. Ariko umuzungu we arabizi ko
agomba kuvuka akimenya n'undi akimenya kuko baba ari bakeya akipapa akimama ngayo nguko nyaboneka mbere ko dutangiye ikiganiro Jennifer mureke tumwiteho muri ino minsi mu buryo bushoboka ibaze naho Jennifer yivugira ati mugerageze buriya niba tafasha nzaza nsa nabi kuko ndabona bashaka n'amavuta yanashize nzaza nabaye igikara niwe Jennifer nzaza nabaye igikara kuko ntabwo mushaka iherena narariguze irisaza si ibirayi ngo birabora niba narariguze mfite icyo gihumbi kukimwumva ko mfite amafaranga mfashije nkiririmbira nuko dufashe Jennifer kandi hari impamvu turimo turivuga muri blog ariko birakwiye ko tubikora iki kintu mureke tugikore sibyo mureke tugikore ko Jennifer ni wacu ntaho tuzamushyira ni uwacu mureke tubikore kandi tubikore tubikunze ntimwumve ko turimo turasabiriza nyaboneka ni ukuganira nk'inshuti n'abavandimwe nuko bimeze Jenny nimero ndayishyira hasi mu ipini ndayipininga abantu cyane rwose impamvu ari kwivuga ari impamvu ikomeye cyane muzamuhamagare muvugane sibyo nguko Jenny twivugire kuri story zacu z'abagabo n'abagore uyu munsi zikomeje kuba agaterera nzamba cyane ko nawe ahangaha uzi inkuru mpita nibuka umuntu warayamamagaye w'inshuti yanjye yari afite amafaranga menshi rwose pe abashatse umugabo urumva nyine barabanye mu nzu barakundanye bameranye neza ariko kuki abagabo bagiriye ingeso yo gushaka umugore ufite amafaranga wamara guhaga n'igituza cyamara kubyimba ugahita ureba ku ruhande abagabo se yego kubera iki igituza cy'abagabo umugabo yamara kubyimba mbese uriza rero iyo ushatse umugabo umugore iyo akugaburira neza urarya ugahaga kandi niyo atanakugabura neza mwishimye mu rugo buriya nta kintu gituma umugabo adashobora kubyibuha arabyibuha byanze bikunze uko byasa kose ubona ko dusigaye tubyimbye se agahita rero sasa rage mugenda mukabyimba mu y'abandi murabyimba njye nabyimbye mu yanjye ni mu yawe yego ariko rero hari ababyimba mu y'abandi noneho niho uzumva ukabyimba mu y'umugore ukumva niyo mvuga ivuga ngo ushatse umugore ufite amafaranga ngo aragusuzugura ngo akagutesha agaciro kahese nta gaciro ashobora kugutesha agutesha agaciro kubera yuko nawe utamenye umumaro afite ntabwo wamenye umumaro afite ariko umugore niba umwubashye waramushatse afite amafaranga waramushatse afite ibintu ukamwubaha mugakundana ni ukuri nta cyatuma atagusuzugura nose reba nk'uwo umugore barashakanye bashakana umugabo nta kintu afite barabana bamaze kubyarana kabiri amaze kumushingira aka business ari umugabo arakora umugore arakora umugabo se yashatse umugore nta faranga afite nta kintu na kimwe afite umugore afite none yarongoye murumuna w'umugore Jesus Christ yarongoye murumuna w'umugore umugabo abafashe umugore abafashe aragira ati se icyo afite wowe udafite ni iki none ubu bimutse we na murumuna w'umugabo na murumuna w'umugore ubu yagiye gutunga umugore wa kabiri murumuna w'umugore kandi ubwo murumuna w'umugore yabanaga se n'umugabo n'umugore murumuna we urumva yabaga kwa mukuru we arangije birangiye amutwaye umugabo nose ubwo tuzizere nde sibyo ko njye nta nabo mfite nzana iwanjye ariko nanabafite rwose nta nabo nazana nose ubwo umuntu azizere nde niba mwene nyoko gutwara umugabo ntishimire ko wubatse ntishimire iterambere wagezeho ubwo bagiye kuba abanzi usibye ko ntabwo burya rero nturabura abantu bavukana ntabwo bajya baba abanzi iyo babaye abakeba umugabo yavuye mu rugo iyo babaye abakeba ntabwo baba abanzi njyewe hariya ku Giporoso nabaga nkiri umwana barabambanye Uganda buriya baravukanaga ari babiri bafite umugabo umwe nawe ni ukuvuga ngo uwo wanderaga njye sinjya ntinya no kumuvuga rwose nabuze n'icyamuzana imbere ya kamera ni ukuvuga ngo uriya wanderaga yabanaga na mukuru we urumva noneho mukuru we umugabo nawe aza kuryamana na murumuna we niwo twabanaga noneho mukuru wabimenye arahukana aragenda amara hafi imyaka 10 yarahukanye umugabo abana na murumuna we ni ukuvuga ngo murumuna we afite abana 5 urumva mukuru afite abana 2 bonyine kuko yahukanye uba bafite benshi nawe nyuma yaho rero umugabo aza gukora iki aza kongera kugarura wa undi mukuru
umutoya aramwirukana se oya bose kandi bose bahari bose arabatunze n'uyu munsi cyane. Jesus Christ. Usibye ko ashaje cyane arabatunze, ariko wagira ngo ni nka satani nge yanteye. Buriya niba hari isomo mfite mu buzima bwanjye ni iry'abagore batoya. Buriya muntu ntazagutwarira umugabo uri umugore mukuru ngo uhangayike. Reka abagiye gushaka amahoro se. Ngiye buriya nagize ibyago muri iyi si ya Nyagasani nahuye nayo. Mpura n'ibyago byo guhura n'abagore ba kabiri. Buriya no muri za Nyikivara naho nabanaga n'umugabo ufite abagore babiri, mbana n'umugore wa kabiri. Imico nasanganye wa wundi ni nayo nasanganye n'uyu. Yego. Nawe yari afite umugore wa kabiri, ariko umugore wa kabiri ni umuntu ugira amatiku, urumva? Ugasanga uwa mbere ariturije, uwa mbere aracecetse, uwa mbere yari yakiriye, urumva? Ariko ugasanga ese gera uzi ngo buri arya witwa nde ko nakwiba nitwa Rweme Mbabazi naribagiwe uzi ko buriya Jennifer umugore wa kabiri mba nabyibagiwe umugore wa kabiri umushatse utibwira ngo ugiye gushaka amahoro ahubwo ugiye gushaka intambara. Cyakoze uragenda wa telefone tuvuganye n'umugore wawe wagira uhamagara ati mbese uhora ku nkeke zitabaho. Ni nayo mpamvu uzajya kubona ukabona umugabo yaragiye yashatse umugore wa kabiri arongera agarutse ku wa mbere. Kubera iki? Amahoro yarayabuze noneho burundu. Nese nk'ungu wagiye imyaka 10 akagendaga agaturugo birumvikana afite impamvu zabyo. Ubona muri umuntu baravuganaga muri iyo myaka? Baravugana cyane. Ese nge se nababayemo? Nge nababayemo cyane. Umugore mukuru ari umugore w'umunyamahoro, n'ubu turavugana umunyamahoro, ni wa muntu wari umunyamahoro. Ariko noneho rero umva bari bafite inka mu gishanga cya Kabeza hariya. Ni ukuvuga ngo twajyaga kuzana amata, noneho akagira amata ajya mu rugo rukuru, akagira n'amata ajya mu rugo rukuru. Nyuma y'imyaka 10 ariko nyuma y'iyo myaka 10 yaragarutse. Ngewe nasanze yaragarutse. Noneho ugasanga umugore banzaniye amata arimo amazi kucyura bamuha ameza kandi ntiyayabonye. Umugabo yataha kugira ngo ataha azarye, uzi ko umugabo ataryaga iwe. Mba yageze igihe aramubwira ati buriya rero nzajya nza kuharara nk'umuntu waje gukora iki, nk'umuntu uhafite urugo, ariko kurya ibiryo byacu ntiyabiryaga bose se. Ni ukuvuga ngo yarabanzaga akajya ku rugo rukuru akagenda akarya akabona, kuko yahararaga iminsi 2 ejo akazaharara indi 2. Ni ukuvuga ngo rwa rugo rero yaragendaga akarya ku mugore mukuru akazongera akaza akagaruka karara ya minsi 2 kuri wa wundi nyine mutoya, ariko adashobora kurya ibiryo bye. Kubera iki? Kubera induru. Amata banzanira n'amazi uriya bamuha amezi, undi ati se ko umwe ajyana kabidukwe n'undi akajyana ke, wowe wabonye utewe ko atari amazi bamuhaye. None ugasanga ni intambara zidafite ni aho n'uburyo wanazikemura naho wazihera. Rero buriya barishimisha nyine bakikunda abagabo bakagira gute, ariko unyumvira nk'uwo watwaye murumuna w'umugore. Nese nk'uwo watwaye murumuna w'umugore abavandimwe bari babanye gute? Abo bagore babanye neza rega, none se mwamutabanye neza ukamuzana, none se ntabwo ari byo bya bindi twakubwiye nyine nahereyeho. Ariko urumva ko uretse nibyo bya bindi nahereyeho. Umwana mu muryango nk'ubu ngewe ndi kubara, mfite umwana ugiye kurangiza segonderi, ndi kubara uburyo agomba kuzabona akazi agatangira karera barumuna be. Uri kumva none se ko Afurika iremye. Nibyo bya bindi nakubwiraga, umwana avamo mu muryango yagira umugisha, aho kugira ngo agire icyo ageraho akarwana no kugira ngo yikorere ibibazo ise na nyina bakabaye bararangije, bakabaye barikoreye kera. Ugatangira ukazana mwene nyoko ukamwigisha umwuga, ubwo ngo uramukunze, ukazana musaza wawe. Ni nayo mpamvu hari ngira ngo bakunda kuvuga ko abagore twikunda tuzana imiryango yacu, nuko twebwe nyine dukunda imiryango kurenza n'abagabo, sibyo? Ubwo nawe nyine niba ufite bashiki bawe, ubwo nawe bazakujyana, bazajyana bene nyoko bandi, nuko nyine nose urumva ataramuzanya amufasha. Ariko urumva umugore mukuru, ni ukuvuga umugore nyir'urugo, urumva Kamema afite ibibazo murumuna we amucanye inyuma n'umugabo we, none amugize umugore wa kabiri cyane. Urumva atari ikibazo? None se cyo cya kibazo cyo gukura mwene nyoko mu cyaro, kuko nyoko na so badafite ubushobozi, ukamuzana ukavuga uti ngiye kumwishyurira umwuga runaka. N'umuvandimwe wawe wagakwiye kuba wizera.
ubwo nyine niba abandi nyine rega buriya reka mbaze nkubwire buriya no kubyara abana benshi nyine biri muri ibyo bibazo nk'uyu wabo arakubwira ko bavuka ari nk'abarindwi abo barindwi bose urumva buri wese aba agomba kugira uwo ashinzwe afasha undi ufite ubushobozi afasha undi ubwo rero warabyaye babiri ntabwo izo ntambara zanabaho warabyaye batatu izo ntambara ntizabaho kuko wa mubyeyi yaba ashoboye kwifasha aba bana sibyo nibe kuko none ngiye kukubaza umugabo ashatse umugore umwe none atunze abagore batanu mu nzu ngo ni barumuna b'umugabo ahubwo ubundi ahatabarungurana bose baryamana nabo bamaze ubundi se we nk'umubyeyi ujya kuhere bamaze kwanza ngenda namugarukiye ugarukiye n'umugabo ngarukiye umugabo ubundi ko warongoye umugore umwe warongoye abagore batatu barabakohereza bose ngo bigende bose ubundi umubyeyi ugira ubwenge sibyo hari aho wagafasha wakoye umugore hari aho wagafasha abana bawe umva hari aho wagafasha abana bawe bose ukabohereza mu rugo rw'umukwe uzi ko nabyo ari agasuzuguro ariko buriya uzi ko umuco watakaye hari aho wagafasha abana wabyaye ukabohereza mu rugo rw'umukwe ako bagiye kwa mukuru wabo bashaka kujyayo bagiye kumusura yabyaye sibyo baramufashije ariko noneho tekereza ufasha umuzigo n'umugore we ntamushoboye ntibaba muri etaje ngo uvuge uti wenda barishoboye ntibafite ubushobozi erega buriya uramutse ufite n'ubushobozi ugera ntabwo wakurura abantu mu rugo rwawe bo kuza kugutesha umutwe desha nawe wabakodeshereza sibyo ntabwo bari mu nshingano zawe oya ntureba ni ukuri kandi ibyo nkubwira ni ukuri nibyo buriya kugira ngo ugire amahoro yuzuye nuko wowe n'umugore wawe mugomba kubana mu nzu n'abana mwabyaye niba wumva ushaka gufasha bene nyoko ufite ubushobozi bakodeshereza inzu bafashe kuko erega n'umugore nta mutekano agira urumva nawe uzarebe murumuna nta mutekano agira kandi ari we wabazanye buretse nawe banza ubyumve murumuna w'umugore ari mu nzu sibyo hahandi wakabwiye umugore wawe nabi ntushobora kumubwira nabi kugira ngo wa murumuna we atazajyana hahandi wakavuze utari ntiwikubitire umugore ntumukubita deje n'ahandi wakavuze utari gusha ugenda umva uyu munsi ushaka kurya inyama hari ukuntu wicara ukavuga uti se nyongera ibyo byose ubu umeze nk'umuntu ufunze sibyo rero niba mufite ubushobozi mujye mufata iyo miryango sibyo muyishyurire amarogi cyangwa muyishyurire ayandi mazu muyabajyaneyo mubafashirizaho ariko umugore n'umugabo n'abana babyaye nibo bagomba kubana n'umukozi ubafasha sibyo mukagira amahoro mukiyubaka niba mufite iyindi miryango nimufatanye mubishyurire iki ibyo kuvuga ngo muraje noneho hari uwo duturanye we yazanye noneho abana ariko njyewe nabonye ko ngira ngo ni mu rwego rwo kumurima kubera ko umugore atabyara yazanye yazanye se azanye nyina wande w'umugabo umugabo yazanye nyina mu rugo iwe na se ni ukuvuga ngo ni ingwe ebyiri zubakitse mu rugo mu nzu imwe abashyira aho ngaho gusa umva ataruguye mu mugore ni ukuvuga ngo mu gitondo ujya gusanga ni ukuvuga ngo harimo umukecuru harimo umusaza harimo umugore harimo umugabo harimo umukozi ubwo noneho njyewe nahoze mbwira umugore ndamubwira se washatse amafaranga ukabakodeshereza hafi y'iwawe ukabashyiriraho n'umukozi ati umugabo ntabishaka ubwo ni ubuzima ubwo si urwo ni ababyeyi b'umugabo cyangwa ni ababyeyi b'umugore nta nabagusigira ni ababyeyi b'umugabo ab'umugore si urumva baza nabo baza da oya ntago baza burya abagore ntago baza ntago biba binemewe ubana n'umukwe mu nzu ariko biranashoboka hari uwo duturanye najyaga mbona yiranguza igikombe na nyirabo ko akiranguza mana yanjye kuri ikibazo ugumva imiryango itarimo irasenyera ahubwo ingo cyane ni ukuri wese wakabaye uri umuntu muzima ufite ubwenge niyo mpamvu nkubwira ngo umuco waratakaye uko iminsi igenda iza niko umuco ugenda utakara ntabwo usibye n'aba bana tuba twihaye aba bana bakiri batoya urumva tuba twihaye aba bana bakiri batoya ngo ntibagire umuco ngo nose barawukurayo kandi na ba nyina ntawo bafite nose niba uri umukecuru umwana wawe akakubwira ati ngwino ubaha uri umusaza umwana wawe akakubwira ati ngwino ubaha wowe nta bwenge ugira none se wowe wabanaga na so na nyoko mu nzu imwe nta muco none se Jenny tuvuge nk'urugero wenda iwanyu batuye mu ntara sibyo iwanyu wabo w'umugore nyine batuye mu ntara nawe utuye i Kigali kandi i Kigali niho hari imikorere hari ishuri wenda murumuna w'umugore agomba kuza kugira ngo ajye yiga muri kaminuza i Kigali cyangwa muri segonderi i Kigali ubwo urumva ibyo ngibyo byateza ikibazo ntabwo byateza ikibazo ariko aramutse aje kuba iwawe none se ubundi wowe iyo utazi Kigali yari kujyayo
ariko yagize Imana arakubona. iyo utazi nyine nibyo byayibaza Afurika ifite byo gusubira mu byakabaye byararangiye, nibwo zanda zizaza ugasanga ni ukuvuga ngo Afurika ifite ikibazo cyo guhora isubira mu byakabaye byararangiye, urumva nicyo cya kibazo nyine. None se iyo utazi Kigali yari kujyayo, erega ibintu byose birashoboka, erega ntaho Imana idatabarira, mugani watewe no mu cyaro irahagera. yego Ariko uzi ko hari igihe ugenda ukazana bene wabo, cyangwa ugasanga nk'umugabo ngo nibyo, hari urugo twari duturanye ugasanga bene wabo n'umugabo bose birunze aho ngo ni abakene, ngo mwene nyina bagira ngo abafashe, kandi ugasanga umugore ntatekera umugabo uko byagakwiye, nta nubwo azi ko n'umugabo umugore wazi guteka. Kubera iki? Kubera ko ahora ateka ibintu byuzuyemo amazi kugira ngo bahage. Ntabwo ushaka kumenya ko umugore wawe azi guteka. Iteka arateka ukavuga uti ntazi guteka, kandi ntabwo ureba ubwinshi bw'abantu wazanye muri urwo rugo. Yateka ibiryo byiza gute kandi warazaniye bene nyoko? Uko ahita yumva ko ibyo ari buteke byose utari bubyinubire, kubera yuko ni bene nyoko. Shaka inzu bakodeshereze bagende babemo, nawe ugira amahoro yawe. Ariko ibintu byo kuzuza imiryango mu rugo kugira ngo ni muri oruferina, ni ukuri mujye mubakodeshereza. Cyakoze ibyo uvuga byo wa mugani, niba harimo guterana inda wenda nk'izo nshuti zawe, bwa mbere ubyumvise ntabwo hari story nzi byo niba utari byabaye. Umugore yaturukaga ahantu mu nkengero z'umujyi, azana murumuna we aho ngaho babaga mu mujyi i Butare. Murumuna we nawe yahavanye inda, kandi ni murumuna we muto w'umuhererezi iwabo, n'uwo mugore niwe mukuru iwabo. Ubwo urumva uvuze nzana akana ka mama, bari bafite papa na mama, nzana akana ka mama kige hano kari mu mujyi, karumuna kanjye, ubumva murashaga imyaka myinshi cyane. Ese bwo yaryamanye n'umugabo akamutera inda akanabyara, akanabyarira aho ngaho ku mugabo. Njye narumiwe ni ukuri. Iyo story yo ndayizi rwose. Ariko se sinahoze mbona ejo bundi umwana wakoranye nawe ikiganiro harya ngo yaryamanye ngo yabyaranye nta kiga, se ubundi abo bagabo yabyaranye n'umugabo wa nyina. None reka ngo story rero iriya nkuru ukuntu bimeze, iriya nkuru niyo 100%. None naganiriye n'umugabo nuko yanze ko amajwi nyashyira mu kiganiro. Umugabo yarambwira ati ni ukuri twe dufite inzu ntoye, sibyo? None umwana yavuye mu mujyi aza iwacu aho twari ducumbitse n'umugore wanjye. None umugore akambwe se none umwana turamuraza hehe? Umugabo nyine kuvuga ati umwana, kukumva umugabo yagiye kuri uwo mugore afite umwana w'imyaka 5, ari uwo umukobwa, baramurera paka kuze kugeza agiye mu mujyi, agaruka Rwamagana. Umukobwa agaruka Rwamagana, akazi karangiye. Ati umugore urumva nyine w'umwana ati mujye mumureka aze mu rugo, aze mu cyumba turarane. Urarane n'umwana w'umukobwa. None umugabo kubera ko umugabo nawe ntacyo byabaga bimubwiye, ni story n'amajwi ndayafite. Umugabo ntacyo byabaga bimubwiye, arangije aho umugabo ati ubwo ndarara hehe? Ndarara ku ruhande cyangwa ndarara hagati? Umugore ati urara hagati yacu. Uri kubyumva? Aho kugira ngo none umugore arare hirya y'umwana mukingire. Yego, ikintu cyaje kuba rero umugore yararaga yambaye ubusa, n'umugabo akarara yambaye ubusa, n'umwana akabikora gutyo akarara yambaye ubusa. Umwana yarafite imyaka ingahe mbabarira? Yari mukuru, yafite imyaka 21. Nose ariko reka nkubwiye nabyo. None umva ko byaje kuranya no ku bantu batumvise iyo story neza, kuko ntabwo amajwi y'umugabo twayashyizemo kubera ko atabishakaga. None byaje kurangira umugabo agize gutya akajya ahindukira ku ruhande rw'umukobwa, akajya ahindura ku ruhande rwa nyina. Ati nuko namuteye inda, nyina birebera avuga ko nta kibazo, ko atari umwana wabyaye, nta ribi. Ariko muri RIB se yajya gusobanura ko yamuteye inda nyina areba. Sha iyo story ngiyo amajwi ndayafite. Ati nukuri twabikoraga uwo nahindukira ku mwana yaje akabeshya ngo yaramufasha aramujyana. Umugabo nibyambwiraga ati yakubeshye, ati ntabwo nigeze mufata ku ngufu, atahubwo ni wanyishinjijeho. Twaraga twambaye ubusa nibyo, na nyina yambaye ubusa, nahindukiye ku ruhande rwa nyina nkabikora, narangiza nkahindukira no ku ruhande rw'umukobwa nabwo nkabikora, nyina ntibigire icyo bimubwira. Ariko rero reka mbaze mbabwire, akusubwo noneho rero ntabwo muzi mwebwe muba muri kuvuga gutyo, noneho ntimuzi abana b'abakobwa baba baraje gukora akazi ko mu rugo, baba baramenyereye kuryamana na ba shebuja
cyane. urumva uzi neza yuko hari abana b'abakobwa ubu basigaye mu migina, niba byaradibye, niba byarapfiriye hehe, numbaza aho byapfiriye. Uzi yuko ubu ngubu umwana w'umukobwa asigaye ajya gutya akakubwira ati ndangira akazi, tageti ari ukugenda akareba gutwara umugabo w'abandi. ngenda hazi Kanombe, yihangane no kuba mbivuze, bagize gutya murangira umukozi, ariko murangirwa n'umusore umwe w'ahantu mu rugo. Nanone urugo nigeze kubwira ngo tuzajya gukoreraho ikiganiro. Hanyuma arangije bamurangira umukozi, naho uwo musore amurangira umukozi, aranga wa mukozi azi rwa rugo neza ku buryo abanza akamubwira amateka yabo. Akagenda akamubwira ko umugabo n'umugore babaye, akamubwira ati umugore ni mukuru, amafaranga n'ay'umugore. Urumva umugabo biragaragara ko atigeze amukunda habe na gatoya. Uramutse wowe rero ugiye, ashobora kugukunda kuko uriya mugore amukundiye. Wowe rero genda. Yabaye rero akigerayo ababaje, ubwo byagera nimugoroba kandi bafite umuzamu, agahita akenyera igitenge mu mabere. umukozi agahita ajya gukingura shebuja. Umuzamu akamubaza ati ubundi nkubaze, uza gukingura? Ntabwo ngewe mpari. None igihe kigeze arangije, hashize nk'iminsi abiri abaza umukozi ati ariko nkubaze ikibazo, ati databuja avuga bigenze bite? Undi ati none nyine umugabo aramureba nyine uwo muzamu, ariko akaba yamwitegereje, yamurebye, azi icyo ashaka. Arangije aramubwira ngo ujye ugerageza ngo buriya wenda hari igihe ngo kizagera ngo akakuvugisha. Abafashe telefone nko kwa kundi muha abana telefone, abakuyemo nomero. Bigeze nko mu masaa 8 abahamagaye umugabo, mu masaa 4 abahamagaye umugabo kuri telefone ngo none se wakohereje ibihumbi 10 ngo tukajya guhaha. Undi ati buretse ati ndaje. Abahamagaye umugore ati abakozi bawe nta kintu babasigiye cyo guhaha, ko noneho barimo kumpamagara. Nuko nibwo rero yageze mu rugo, ndumva hari hashize nk'icyumweru, ariko umukozi wareraga abana byose akaba yarabimubwiye, akaba yamubwiye ukuntu, akaba yaramubwiye ati njyewe sinjya nkora akazi, urumva njye mba afite icyanzanye. Undi ati se wazanywe n'iki? Ati urabona ntari mwiza, urabona nta kibuno mfite, urabona uriya mugore hari icyo andusha, uriya mugore buriya amafaranga naye nta nubwo umugabo amukunda. Noneho umukozi niwe, umuzamu niwe waje guhagarika nyirabuja, amazi atako wazanye umukozi cyangwa wazanye mukeba. Ariko umbajije ako kantu nanjye nari ngiye kukubaza. Atuzi ko ejo bundi yahamagaye w'abana akamubwira ngo namuha amafaranga. Ati ibyo bintu wowe urabizi? Ndati ubwo nanjye mbese baraganira nk'abantu basanga nk'urumva baraganira cyane. Sinzi ukuntu yatashye kare rero asanga umukobwa ntawe uhari. Arangije ahita akora iki? Ahita ibintu bye, amuhemba n'umushahara we w'ukwezi 30,000. Aramubwira ati ngaho genda. Ariko ndakubwiye ngo umukobwa yaragiye aratuzengereza. Njyewe yampaye nomero, arambwira ati genda muhamagare umubwire ko ugiye kumurangira akazi. Twumve kuko yageze hanze, none atangiye guhamagara abakozi, akajya babwira ati ubu ngubu wakwereka, ati ubu ngiye na databuja twirirwa mu modoka tugenda. Story zose. Ati ubu ngubu ngiye kugurishereza inzu. Mbese aragenda agerageza. Ako ibyo byaruguhimba. Byaruguhimba? Ibyo byo hanze byo byaruguhimba. Ako iby'imbere byo byari byo. Iby'imbere byo byari. Umugabo yaryamanaga n'umukozi. Oya umugabo ntabwo yaryamanaga nawe. Ntabwo yigeze baryamana. Kandi yarahamaze iminsi 3. Ahubwo icyo ashaka kugusobanurira ni uburyo hari abakobwa bajya gukora akazi bafite target, afite target yo kuvuga ati ningerayo nkasanga umugabo yoroshye ndamutwara, urumva, ndamujyana, ndamukuraho amafaranga, turaryamana, ari indaya. Wowe rero wenda akagerageza akiyoroshya ukuntu akagaragara nk'umwana mwiza, dore ko noneho abakire bo baba bashaka n'abakobwa bakuze bazi gukora, urumva. Target yaba ari ukuvuga ati ndagenda ntwara iki, umugabo w'abandi. Umugabo uzi imiti baba bafite, uzi imiti baba bafite wowe. Imiti se nyamiti? Yego ko mana yanjye, uzi imiti baba bafite, mana yanjye. Bagasiga umugabo se. Nigeze kuba kera ndi umwana, hari ahantu nigeze kuba kera ndi umwana, ni Nyamirambo. Noneho bari bafite umukozi witwaga Francine. Nari nkiri mutoya, nari mu myaka 10. Ndumva nari mu myaka 10. Noneho urumva ntabwo nari umunyeshuri, hari akantu k'akabaga nari mfite gatoya, bumwe butoya bwo mwishako bw'ubunuza nyine bwo mu ntoki, ari umuntu wakampaye. Noneho ngezeyo mpasanga umukozi yari umugore,
urebye bari baramusatuye inda yarabyaye ariko twakatubwira ngo ni jenoside ngo baramutemye mbese agataka ibintu nk'ibyo urumva nyine byo kugira ngo nyine abantu bavuye Uganda bamugirire impuhwe urumva ibintu nk'ibyo nuko noneho aza gusaba uruhushya aragenda agiye nje noneho kagashakoshi kanjye yari yagatwaye noneho akagaruye mbwira boyi bari bafite umwana bita boyi genda ukanzanire akanzaniye rero sangamo utuntu tumeze nka inura zizi zimwe ihina basiga ku nzara zimwe bateraga ari amafu yego n'uduti tugegennye neza n'utuntu tumeze nk'uduti nanone tugegennye noneho ndasohoka hari undi mukozi hanze umwe bamwitaga Francine n'undi bamwita niba ari Rufonsina mpita mbimwereka ndamubwira tugiye gusiga ina araturika araseka arambwira ati disura umwana atuzi ibyo bintu atuzi ko ibyo bintu ari byahereza umugabo n'abana ndamubwira ahereza umugabo n'abana ariko nkubiseho agatima nibuka yuko ntabwo ngiye nakubiseho agatima cyane kuko nari umwana ariko arabinsobanurira nanjye abimbwiye ko nkubitaho agatima kuko ari njye ubana nabo mu nzu nibuka ko noneho umugabo yageze ku rwego abwira umukozi ngo wanzaniye iki undi twamwitaga dadi uwo mugabo agahita amubwira ngo akowe nta maguru ugira abibwira umugore we noneho tugera kuri rwa rwego abana banga gusangira na nyina bagasangira na wa mukobwa bajya kuryama bagashaka kujya kurara mu nzu yo hanze bararana na wa mukobwa badakundanye none igihe kiragera noneho njyewe n'uwo mumama urumva mama n'uwo muri famiye y'iwabo wa mama urumva ni umuntu wundi wari waranjyanye ati genda uba ugiye kuhaba ujye umurebera n'abana noneho mpageze mpaye noneho njye na anti tugahagarara neza tukamera nk'ibiti ni ukuvuga ngo umugabo ntatuvugisha urumva noneho akicara akambaza atakuse wowe dada ajya kuvugisha ntireka da ati se n'igikombe byibura ajya no gusaba atizana igikombe ntireka da ati nanjye ni uko mbese biratuyobera uko turi babiri ukuntu yahindutse tukabona umukozi n'umugabo n'abana nibo bantu bakoze iki kandi ibyo nkubwira ni ukuri none se yaryamanaga oya ntabwo mbiza ko ntabwo baryamanaga kuko ntibahuraga kuko umugabo yajyanaga n'umugore mu gitondo akagarukana n'umugore nimugoroba umugore nese ubwo burozi bwari ubwiki mu by'ukuri ntabwo mbiza ariko uburozi sinzi icyo yari agamije ariko gusa umugabo yaramukundaga abana bakamukunda kuri rwa rwego ruri hejuru cyane noneho maze kubibona ntekereje ukuntu mami ajya ampagarika muri korodoro tugasa nk'abaganira abayaga nk'abantu babuze uko babigenza nkubitaho agatima bya bintu ndabijyana maze kubijyana wa mukozi ahita amubwira ati ibintu uzanye kuki ubihaye uriya mwana arabijyana ariko abijyanye n'ubundi mpita mpamagara anti tujya mu cyumba ndabimutekerereza bimutekerereza uko wa wundi yabimbwiye nibwo rero yabyutse abibwira umugabo noneho na nyina w'umugabo yari ahari mu gitondo ntibajya no ku kazi baramuhamagara batezana ibintu ejo wazanye mu gashakoshi kuriya mwana aravuga ngo ntabyo ngo yari arwaye ise akajya avuga ngo nibyo asiga ngo kwise ngo n'ibiki sinzi ikintu bacometse ku muriro umugabo akimukozaho byose arabivuga arabizana abizanye rero wa mukecuru aravuga ati rero do avuga ukuntu yajyaga ajya mu cyumba akabinyanyagiza umugabo akabitambuka avuga ukuntu ku isahani y'umugabo yabifataga akabisigaho ku buryo bitagaragara avuga n'igihe yigeze kuzana atekereza kuzana isorori z'imboga zombi byose wenda ni inyama cyangwa byose ni ibishyimbo aho ukazana isorori y'umugabo ukazana n'iy'umugore byose ari imboga urumva noneho ko bamwirukana gutyo ariko mva niho hantu nemereye ko amarozi aba none se nyuma byaje kurangira umugabo n'umugore bakundanye nanone barongera n'abana bakunze umubyeyi wabo none ko ari ibintu yaminjiraga imbere y'umuryango none igishekeje byafataga umugabo gusa umva nyine atari afite uwo yabigeneye byafataga umugabo bigafata n'abana none maze gukura nibwo ibyo bintu nabitekereje ndavuga se yashakaga ko abana bamukunda igihe kikazagera umugore akagenda agasigarana mu rugo n'umugore usumva atari utagite rero reka nkubwire aba bakozi mwitegereza abakozi ni ukuri abakozi baza mu ngo bakaza bafite tageti atari umukozi akaza avuga ati ngewe ndakora uko nshoboye kose abagabo cyokoze akamubwira abagabo nabo mwambaye isura
umukozi yicara akavuga ati uzi ko ari umugabo ngo uherutse kujyana ingurube yego ngo hirya iriya niba ari Ruzarwamagana ni za Kibungo dore ko baroga ngo afata ingurube ngo arayijyana yigejeje mu isoko ngo aravuga ati ndashaka 1,100 ngo haza umuntu ngo ndashaka 20 ngo ya ngurube iravuga ngo ariko kana ngo burabona nk'ibihumbi 20 ari ingurube se no subwi ingurube nibizi kwivugira mwebwe bakaba babajyanira ubuntu kuki tutivugira niba ingurube zisigaye zizi kwivugira ibiciro zikeneye ariko urumva ko mwaturoze urumva nyamara abagabo twaragowe warumva umugabo agiye mu nzaratsi bajyamo na cyane abagabo bararoga ngo for what abagabo bararoga ariko abagabo bo kuroga ntago aroga umugore umwe we yisiga ibituma abagore bazajya bamukunda nibure nibyo ariko gufata ariko ntago aroga umugore umwe kuko ngo amwizingire ntago byakunda erega nta ngo umuganga yemeye kugira abagore benshi niko numva bavuga nta rukundo rubahogera nta rukundo ushaka kuvuga ko umugabo wanjye tudahura atari gushaka ntago yari gushaka ariko nyine yari gushaka none se bivuga rero ngo urukundo afite n'urwe si urwanjye urukundo uwashatse nawe dukunda ushatse none ariko impamvu atarunguye undi akaba ari warungura nuko yari yagukunze yego komana n'undi rero yamukunda n'undi yamukunda ariko ntabwo yamukunze yakunze wowe yewe murikunda ibintu byose mukabona bibakwiye ukabajye babaroga ariko erega reka nkubwire serious kandi si ukubeshya umugore aramutse akuroze kumukunda bigutwaye iki ngize ukuri barakigutwaye nk'igiki rero ubwo urukundo rutizanye ubwumva ntacyo niba wowe ukunda umugore wawe sibyo ukaba ari ukunda gusa kandi ukaba utamuca inyuma izo nzaratsi zigutwaye iki kuziguha ukamukunda ari umwe aya ntabwo uba wikoresha umuntu ntabwo aba ari wowe n'undi muntu baguteye mutari wowe none se wowe ukora bibi wowe ukora bibi none rero kaba gutere mu ndi muntu nyine ukora byiza ukora byiza aya ntabwo ari uko nguko byagakwiye kure reka nkwihore ni ukuri nyamara abagore mukunda kwivugira ariko ntabwo uri beza gufata umuntu muzima ukamuroga ukamushyira mu ndi utuma ngo agukunda kandi utanumufitiye urukundo umugore impamvu uba utakimukunda ni uko hari amafuti runaka wenda mubonyeho sibyo ibintu bitagenda neza reka nkubwire ukajya gushakira ahandi noneho we aho kugira ngo bikemure mu buryo bwiza akajya gushaka inzaratsi ziriya nzaratsi rero mureba buriya ziriya nzaratsi uziha umugabo n'ejo ukazimuha wasiba kuzimuha akagukubita iz'ibirarane byose urumva bya birarane byose uzi yagombaga kugukubita akabigukubita agakoramo isheke ku buryo ari ibihita imujyana rero ziriya nzaratsi bura ziranabeshya ubwo urumva rero akenshi ariko ntabwo zose zibeshya nuko nabivugira imbere akamenya ko zose ntizibeshya hari abahanga bo kuroga uzi ko umuntu aroga umuntu wakwinjira mu muryango umuntu ugapfa ari ibintu umuntu yahuhereye hari inzaratsi rero zitari izo kuroga ibi byatsi ibingibi ureba bahuhera gutya njye nta nubwo wanabimpa biriya sibye ko ntanabifata ubu se naba ndoga ndi bundi ubwo waburoga ibyo ni ugukunda abagabo mugakora reka mbanze nkubaze nawe nimukajye muroga abagabo wowe waroga umugabo wawe njye ntabwo namuroga namubaza iki kugira ngo agukunde atankunda nkikunda nose ubundi njyewe nari nzi ko nzahura nawe ariko abagore benshi barizwa nuko abagabo batabakunda reka rero nkubwire cyangwa bakeka ko abagabo batabakunda abo bantu baba bafite izo nzaratsi uzi ko njyewe nturanye n'umukecuru ni amakuru njye numva ariko uzi ko hari igihe ujya gusaba umuntu inzaratsi ukamubwira ngo umugabo yananiye we ntawagira agahita aguhiza yica umugabo oya ziriya nzaratsi tumuhombe twese cyane wowe uraza gutaka hari umugore nzi hariya mu Kiyovu cy'abakene ni kera cyane ngo yari afite abakobwa 9 bose bicayeho mu rugo aragiye agiye kugushakira umuti wo kugira ngo abakobwa basohokemo naho uwo ubajije nawe ntiyigeze abyara urumva ati naba nawe abo bakobwa urabafite noneho yamuhaye umuti bose baragenda babyarira aho ngaho urumva tekereza abakobwa 9 bose kubyarira iwawe ntawe washatse n'umwe rero iriya miti n'abayifite bayitanga bayihabwa baba bayihawe na ba nyina urumva akaba nyina akagenda akamenya umuti uwo ari wo kuko baba ari abantu bakeye urajye ku mwanzi naho kuvuga ngo ugiye kugenda ngo ugiye kureba umupfumu runaka ngo aguhereze uwo muti ubusa urumva yawuguha ntabwo byakunda kandi shaka ibintu byapfumu nabipingaga ariko ngo bireze i Kigali ni ukuri pe
bireza ariko muzabumboga iyo ngiyo sinabonye sa mugore wakubwiraga ngo yarapfumuraga ariko barabeshya abapfumu buriya rero abapfumu ukuntu babigenza iyi sinzu acukuramo umwobo agashyiramo itiyo noneho wa wundi wumva ngo avuga ngo ariko mwatwangirije n'izina izina jya njyewe ndashaka kurisobanura riri mu kigande rivuga nyogokuru mujye mutubabarira abo bazimu banyu mushaka yandi mazina mubita ntimukatwangiriza ururimi jya bisobanuye nyogokuru urumva ni nk'uko wavuga kaka ni nk'uko wavuga nyogokuru ni nk'uko uvuga za shangazi yabaye rero abantu b'abapfumu bina bose biharaje ngo jya ni izina ryiza cyane nanjye uriyinyise rwose ntiwakumva baturutse se iyo ngiyo muri za Uganda rero mujye mutubabarira hari n'abapfumu baba batazi n'icyo babivuga kuko ngo jya rwose noneho hari n'uwampamagaye sinzi umuntu uherutse kumpamagara ngo naro hari umugabo ujya umpamagara ngo naro kuko ufite impanga kuko ufite impanga undi nawe aturuka hirya ati burya ukorana na Sarongo ngaho nawe nyumvira yarambwiye ati uko wabigenza kose kuva ati ntiwanansobanura n'icyo risobanura Sarongo byabaye umupfumu kandi ari umuntu wabyaye impanga urumva ni ukuvuga ngo rero byabaye ubupfumu kandi Sarongo narongo ni izina ry'umuntu wabyaye impanga cyangwa babirye na kato ni izina ry'impanga ngaho nguko Jane reka dusoze oya ntago turasoza ukunda kunyobora uko wishakiye turacyakomeza uri kumva kujuje twari tugeze he tugeze ku bagore n'abagabo muduha inzaratsi izo nzaratsi ntacyo zibatwaye niba atagwaye tuzirye tuzeme wenda inzaratsi none se ubundi bigutwaye iki hari n'abatanga ngo inzaratsi ngo zo kujya ujya ahandi bikanga yego ngo ni mashine ngo ntikore ariko ibyo ni bibi nanone oya gutese ariko iyo wabigakora ahandi bikanga ubwo se ahubwo izo nzaratsi nizo mwagakwiye gutanga oya gusa batakwishe umugabo mugize iki umva reka rero nkubwire pe uzi ko n'abagore bahita bajya uriya mugore nta mugabo afite buriya rero reka nkubwire inzaratsi za mbere ziri ku mugore ku myitwarire ye ku mico myiza ku bikorwa byiza noneho umuntu akazagukunda urukundo rw'umwimerere rutarimo ibyatsi ruturutse kuri wowe sibyo nakubwiraga se ruturutse kuri wowe erega nabyo nakazigera uzi guhora ujya gucisha uvuga utushyira mu biryo noneho hari umudamu w'inshuti yanjye babyita guca mu nzira ya panya hari umudamu niyo mpamvu mubwira ngo uburozi burarutanwa hari umudamu w'inshuti yanjye pe ni inshuti yanjye kuko niwe muntu navuga ngo wagiye amfasha kumerekeza kwa muganga ubwo mbese umunsi njya mubwira ngo umunsi wapfuye rwose sinzi niba nzongera no kubyara cyangwa nzabyihorera buri munsi hari igihe ajya mbaza ati ubundi nturabyara ntuheruka nwitese ati kandi iyo mumenyereyeho uwo mudamu yabaga iwabo ari umwana mutoya aza gutwara inda uwamuteye inda aratoroka aragenda amaze kubyara mukuru wamufata nabi ni naho twaje kumenyanira urumva ko njye naramufashaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi tugasangira tuba abavandimwe mbese ubwo niwe muntu mvuga ngo ni n'umuvandimwe ni n'umukene cyane cyane ku buryo nanjye niyo ngeze igihumbi mbona muhereza n'ay'isukari urumva rero niwe nishyikiraho nyine noneho arangije ubwo kandi wumva ukuntu abagore bagira ibanga ariko aza gushaka umugabo ashatse umugabo nibyo nkubwira ngo nyina w'umuntu niwe ushobora kukurogera bigakunda nta nyina yagiraga none amaze gushaka umugabo afite wa mwana utari uwande utari uw'umugabo kandi nanone uwo avuga wamuteye inda siwe nyirinda nawe gusa yimwegetseho nta nubwo abizi gusa arambwira ati ibyo ni ibanga ariko n'abafite uwo mwana ntibanazi ko tugendana noneho ngo agiye gushaka umugabo urumva umugabo siwe se wuriya mwana arangije amazi atakubite byawe ati ko nkubona ugendagenda wongera ugaruka bimeze biti undi aramubwira ati rero umugabo amuhoza ku nkeke kubera umwana aguhoza ku nkeke undi ati uzaze nkwereke urumva yamuhaye umuti ashyira munsi y'ururimi afata wa mwana amujyana aho yita iwabo urumva atari n'iwabo kandi yari yaramujyanye yo baramuhakana agezeyo yari yabahamagara babwira ati ndaza asanga bamwiteguye bamuguriye igikapu cy'imyenda umwana bamusigarana batyo
urumva Yego. arongera aragaruka ati nongere se ngukorera ibindi, urumva wa mugabo wenda agize ngo biri bukemuke kubera ko umwana yamujyanye, Yego. n'ubundi wa mugabo arakomeza abamubi, aboza ku nkeke. abaye mubo ati uzi ibindi ngiye kugukorera, arangije inzaratsi yamuhaye nta nubwo yamuhaye n'ibyo gushyira mu byatsi mu biryo, ni ibyo kwikora we ku mubiri we ku giti cye. w'umugore akora ibikise ntabwo mbizi, uri kumva biza gukemuka se? ego ko gukemuka gusa. Noneho umugabo aza ni gutuza. ukuvuga ngo umugabo babyaranye umwana wa mbere yamumubaburiyeho, babyaranye umwana wa mbere, umugore nanone arakomeza aragenda akajya ashaka umugabo, ejo agashaka undi, wa wundi akajya ajya gukora akaza agahahira umugore ubana n'undi mugabo, urumva batandukana n'umugabo akongera agasubirana na wa mugabo we wa wundi wa mbere. noneho njyewe icyo gihe twari turi mu cyumba iwanjye turyamye ari nijoro, ndamubaza ku bundi nari narabyaye nyine, urumva ubwo twari turyamanye nyine narabyaye nk'umuntu waje gufasha umuntu wabyaye, turaganira tukaganira tukageza saa 8, amubaza ko se shamba bari umbwire uriya mugabo wawe ni muzima? Umugabo ugenda ukamara ukwezi hano iwanjye wasubira akakwakira ntakubaza niyo uvuye, umugabo ubyara umwana ahandi, hari n'igihe twajyanye mu Bugande tumarayo ukwezi akamutunga atari n'uwe, ibase nuko aza kunyerurira arambwira tuzi ibintu uriya mukecuru yankoreye. Urumva umukecuru yari yarabanye na nyina w'uwo mukobwa, noneho akareba akabona umwana arimo arabura amahoro, aravuga ati reka mbigukorere, umugabo tumugira inzanga. noneho umugore ku buryo yanasubiyeyo, yasubiye yaramubwira ati niko nta kundi kuntu wabigenza ukamfasha ukamunkuraho, ko umugabo yawe kizanga cyane. oya yaramubwiye ati mbere yuko ubikora wagombaga kubanza ukambaza nkashaka umugabo muzima numva nkunze, sibyo ufite n'umumaro. wowe urafata umugabo w'umuyede none se yamubaburiyeho umugabo umugore atashakaga? Nese siwe babanaga? niwe babanaga, ariko ubwo urumva babanaga kubera ubuzima bubi, urumva babanye kubera ko yari afite undi mwana yari yarabyaye, urumva babanye ataramenya ngo we yaravugaga, urumva ni nacyo cyamukuraga muri urwo rugo akajya gushaka undi. ni ukuvuga ngo mu kumumubaburiraho ntabwo bamumubaburiyeho byo kuvuga ngo ni umugabo ufite icyo amaze, si amafaranga bamuhaye nawe kwikinga. noneho undi akavuga ati rero wambara, undi ati byararangiye buriya ni wowe nawe niyo wakubita umutwe ku ibuye ntibizakora. ndavuga ni kweri burya amaroza abaho, uri kumva ko burya amaroza abaho, ese burya nuko byagenze, ati nuko nguko byagenze, urumva ndangije ndamubwira se mwuka byara, arambwira ati n'ubu naragerageje ngo abinkureho, yarambwiye ngo ntibishoboka byararangiye, arambwira ati ubonye yareka nkabanza nkareba umugabo numva nishimiye. ubwo ari gushaka umugabo wishimiye agahita amwibabureho byiteka, urumva rero Jesus. kandi utajya ngo uwo muntu wakukoze ibyo bintu utibwira ngo niyo waba ufite miliyoni wagiye akabigukorera, ntabwo yabigukorera, abigukorera uri uwe urumva ntashobora kubigukorera. nawe rwose umva niyo namuzana hano imbere ya kamera nawe yabikwibwirira, ubwo mba mbivuze kuko nzi ko nawe yabivuga. ariko ubwo burozi urumva atari bubi? ni bubi cyane, ni bubi. ariko kuki abagore mujye mu nzaratsi cyane? none se ko muba mutubahirije inshingano ubundi muba mugira ngo tugere dute ko ari nk'ayo yose? use mwebwe murazubahiriza zose? si kubera iki? ego hakugera kuki uvugira abagore cyane ugakabye? none uzi ko udashaka kujya ku ruhande rw'abagabo nari ngo nivemo. oya urajyana iki ku karubanda? Erega buriya nibyo ninkubwira ngo abagore ngo bajya gusambana ngo bagasambana, ubwo nyine nzaba ndi umukuru wabo cyangwa ninjye ubabanziriza. rero wituma ntago nabavamo. nujya wicanga nzajya menya ko ugiye kuvugira abagore, nanjye nzajya mvugira abagabo. oya ariko njye abagabo ndabakunda, none se njye ntabakunda byagenda bite? ukunda abagabo cyane? none se ntabakunda ndetse ko ukunda umugabo umwe. uvuze iki? none se umva, none se namukunda, none se ubundi bwo niyo namukunda n'ejo nkakunda undi, n'ejo nkakunda undi, n'ejo ubundi nkakunda undi, none se mba mbakundiye icyarimwe si umwe mbakunze? oya ugomba gukunda umwe, ariko byo ni umwe nyine. niba nkunze ubuziraherezo kandi aha turi niba nkunze umwe nagera
ikinyinya nkakunda undi, nagera Kacyiru nkakunda undi, si umwe se nkunze oya no sara no ukunze benshi ukunze benshi mu bintu bitandukanye ndabuda umurasi ubashakira ifamu woye Jane reka dusoze uyu munsi dukoze ikiganiro kirekire koko ni kirekire gute ubu ngewe mba ntarasoza reka dusoze ikiganiro uracyo afite izindi stories nta zindi story mfite ariko ni ukuri mujye mwihangana mwicare hamwe babaroge urumva ntacyo bitwaye ni ukukuroga kunkunda urumva ukankunda ukubahiriza inshingano byose erega none se reka nkubaze none se buriya rero mwe muba muzi kuroga ngewe uzi umugabo naroga buriya ntaroga umpa amafaranga ikibazo cy'abagore baroga umugabo ubakunda gusa ariko nta n'akazi afite waroza umugabo wawe ubwo minisiteri ikamutumiraho ikamuha akazi ikamuhemba nk'umuminisitiri nanone noneho ugasanga umugabo ni umukene urimo uramuroga kugira yose ubundi ubwo umuroga ngo ikibazo iyo mugiye kurogesha murogesha mu bwenge buke ni mu bwenge buke ngewe umuntu naroga ni wa muntu naroga twajya duhurira arakambwa yo Jane ndumva ngukunze rwose akira ibihumbi 100 akira miliyoni aisha kongera oya nitamukuramo menshi kugira ngo nawe abeho ubuzima bukomeze nawe kuko no se umujuri yaje kukwiba impamvu atakwicana kugira ngo ukorera ndi ashazagaho uzamuhe nanone niyo mpamvu akwibaka kureka rero nanjye na byisiga mbifite najya mura n'umuntu ati yo aturi umwana mwiza ati rwose akiri 300 akiri 300 uwo niwe naroga naho buriya kuroga umuntu uzi ko inshingano zimureba sibyo erega ntabwo ngiye banyingingira kuba mama ngomba kubaho kuko narabyaye nawe niba kwingingira kuba papa kuko uri we warabyaye rero kukuroga ntabwo numva impamvu nakuroga ngewe ngiye kuroga naroga wa muntu mvuga ngo ntaki ampaye atampaye mafu urumva ariko kuroga umuntu uzi inshingano ze ntuzitaba guseke no gukora ubusa ni ugukora ubusa ntabwo byakunda ngahe nguko Jane mwakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye gahunda ni yandi twatangiriyeho ubwo dukubwira bari kutwumva cyane gahunda n'indi twatangiriyeho mwibuke cya kintu nyaboneka nimero za Jennifer nazishize hasi kandi mwumve ko biri necessaire birakenewe cyane ariko Imana imuhe umugisha nitwa Rweme Mbabazi naho butaha